ubushobozi muzabatangiza ariko ntabwo bari kuduheza mu hano ngo baradufunze. Wewe wafunzwe sangahe? Ngiye ay saa 3 nari mvuye gushaka ikiraka nkibuze. Naryo niryo ntazi. Ubuse mwari? Twari yaryari se n'indaro kutuzanira ibiryo. Ngewe ubundi mu rugo ngiye. Komera cyane. Amahoro rwose ndakomera se mfite uko nkomera ni kubizi. Harabura iki papi? Harabura iki umuturage bavuga uri kwisonga ashobora gufata agafungwa akanafungirwa ahantu hatemewe agafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko ukambwira ngo ndakomeye. Ubwo se ndakomeye koko dufite abayobozi b'inshingano n'amategeko. Kuri gutongana papi tugende gake tuganire. Byagenze bite Nyabisindu ngo byabagendekeye gute? Ntago ari ugutongana ahubwo ibintu biba bibabaje. Bamwe mu bayobozi babaha intebe yo kuyobora abaturage aho kwiyicaraho ngo bayobora abaturage bakayihagararaho. Mu kagari ka Nyabisindu ni mu murenge wa Remera ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abaturage bagera muri 5 barimo umugabo umwe n'abagore 4. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu bafungiwe mu biro by'akagari ka Nyabisindu. Nta kindi bakurikiranyweho usibye kuba bafite abana batiga. Bafunzwe nande? Bafunzwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Nyabisindu. Byagenze bite? Aba baturage bavuga ko babwiwe n'ubuyobozi ko bazaza kwandikisha abana babo batiga. Ngo kuko bamaze kubona umushinga uzabafasha kubishyurira. Aba baturage bahageze saa 3 za mu gitondo kugira ngo bandikishe abana babo. Banagaragaza impamvu z'uko ngo abana babo bigaga ariko bakaza kubura ubushobozi bwo kubishyurira, bamwe bagacikiriza abandi bakaba batarabonye ubushobozi bwo kugira ngo abana babo bige. Uwo twavuganye harimo umubyeyi umwe ufite abana yishyuriraga ishuri rya privé ariko aza kubura ubushobozi ananirwa no kujya gufata bilete z'abo bana kugira ngo abajyane mu bigo bya leta. Yego. Kuba adafite bilete rero kuko atarishyura kuri icyo kigo bituma abana batajya ku ishuri. Abana babo babatangirira amashuri ariko bigeze hagati biranga kuko ubuzima babaye Kigali ni ba nyakabyizi kandi batubwira ko amashuri ya primaire atishyura ariko bavuga ko bishyurwa asaga 35,000. Yego. Ibyo rero byateye ingaruka zo kuba abana babo baracikirije bakaba batiga. Babajije uko bakiriye ibijyanye no kuba bahamagawe bagiye kwandikirwa ngo babahe imishinga ifasha abana babo kwiga bagatungurwa nuko bafunzwe. Bambwiye ko ibyo bakoreye babifashe nk'agahoma munwa. Wenda ibyo turaje tubyumve no muri ano mashusho mbona uduhaye. Ahubwo mama nawe urafunzwe? Yewe. Ufungiwe iki? Ikibazo mfite nari mvuye gushaka ikiraka nkibuze mu gitondo na saa 3. Mama w'inshuti yanjye arambwira ati ku kagari bari kwandika abana batiga guhera ku myaka 6 gusubiza hejuru. Ndavuga ati reka nanjye mpagere ndere yuko ayo mahirwe nayabona. Mpageze mbibwiye gitifu ahita avuga ngumva ngo nuko bafunga ngo niba abana batiga ngo ntabwo muri buve hano ngo turabajyana ku murenge. Ngo kuva icyo gihe bahise baduhezamo hano ntabwo tugeze dusohokamo. Abana batiga ni bangaye wowe? Ngewe mfite umwe utiga. Kubera icyo atagiye ku ishuri? Namutangije garidiyene yiga ibihembwe 2 mpitambura ubushobozi bwo gukomeza kumutangiza. Bakwita ndi? Mukandahindurwa Jacqueline. Ongerijwe. Mukandahindurwa Jacqueline. Ngo mufungiye hano mu kagari kuva sangahe? Ikibazo mufite giteye gute? Badufungiyemo kugeza saa 3 niho twakirimo hano. Ikibazo dufite ni uko bohereje abantu mu mudugudu wo kwandika abana ngo batiga. Barandika nyine turabandikisha abana batiga. Ku wa gatatu baraduhamagaye ngo tuze hano ku kagari. Ku kagari ejo bundi tuhaje ntibandika dusanga gitifu ntawe uhari. Turataha. Uyu munsi turagaruka. Uyu munsi tuje turitekereje gitifu ko bimeze ko mwaduhamagaye bagiye kutubwira ati nta mikino gitifu niba twibwira ati nta mikino ihari ati ni ugufunga. Ubwo nubwo buryo dufungiwe mu hano. Icyifuzo cyanyu ni iki? Icyifuzo nyine niba bari babonye nta bushobozi bafite bwo kudufasha bari kutubwira ati rero nimutahe mukomeze muhigahige wenda n'ibyo biraka nimubona ubushobozi muzabatangiza ariko ntabwo bari kuduheza mu hano ngo baradufunze. Wowe wafunzwe sangahe? Ngiye ay saa 3 nari mvuye gushaka ikiraka nkibuze. Ubu bigeze hafi saa 8. N'umwana.
se mwari Wapi ntabwo twari. gitifu akagari se bari Gitifu yahise adufungiramo ahita agenda mu modoka ngo ajya ku murenge. okay yego ikibazo ngiye mfite gitandukanye n'icy'abana. reba hano gutya Abana banjye bigaga pirive, noneho biba ngombwa ko ubushobozi bwaba bukeya abana barahagarara. Ubwo rero ikibazo cyabayeho, nari mfite ideni ry'amafaranga nishyuye muri pirive, biba ngombwa yuko mbura birete kugira ngo mbashakire muri leta. Ubwo nubwo buryo najemo hano, wenda numvaga ari uburyo bari bumpe icyangombwa nkajyana abana muri leta. wowe wafunzwe sangahe? Saa 3. icyifuzo cyanyu ni iki? Icyifuzo cyacu ni batureke badufungure tugende dukore akazi nyine turihira abana. Abana batiga ni bangahe? 2. Uw'imyaka ingahe n'uw'imyaka ingahe? Imyaka 7 n'5. kuko abana bacu batiga. Ati impamvu batiga ni iyihe? Turavuga ati niko nta bushobozi, ngo tugiye kubafunga ngo cyangwa ngo mwiyemeze ngo babapakire ngo musubire mu cyaro, ngo ntabwo mugiye guteza bakavura hano mu mujyi wa Kigali. Ubwo nibwo buryo rero dufunzemo, nta kindi kintu dufungiwe ni icyo. Abana bawe batiga ni bangahe? Umwana wanjye utiga ni kuki atiga ngo afite imyaka ingahe? imyaka 12 nyine nabuze ubushobozi bwo kugira ngo ajye mu ishuri, ariko yarigiyemo araricikiza nyine kubera ubushobozi. Yigaga he? Yigaga muri Banyahe. Yigaga muri Banyahe. none se icyatumye acikiriza ni iki? Ni ubukene. Ese primaire banishyura? Ni muri primaire barishyura. Angahe? 35. Ongerejwe ntago none 30 na bingaha hari bishyura na 5. Kuko nyine icyo gihe namusize mu ishuri hari abantu banteye inkunga, ariko ubu noneho ngiye nta kintu nibereyeho habe na. Uvuka ese? Vuka muri Nyamasheke. Ikigali ukora iki se? Ni turakambona gutyo ngahingira umuturage akamana icyo gihombo nkaba. Wumva ikibazo cyanyu cyakemuka gute? Urumva bazashyikira ko umwana yaba hatiga? Icyo nyine nicyo kibazo dufite natwe hano, kuko bari banditse bari kutubwira ngo ni umushinga uje kwandika, ngo nibwo buryo natwe twaje. Barabwiye ngo nimwandikiye abana banyu batiga abana batiga ngo ni umushinga ugiye kubafasha, niko twandikishije nyine. Yego. Urumva none tugeze hano ku kagari nk'uko badutumiye, tugiye kumva twumva gitifu aravuga ati nimugumemo hano baze babatwara. Nta kintu y'ahangaha muvuga impamvu abana banyu batiga ari impamvu cyangwa babapakire babajyane iwanyu mu cyaro. Gitifu akagari yitwa nde? Izina rye niryo ntazi. Ubuse mwari? Twariye ryari se ninde ari kutuzanira ibiti? Ngewe ubundi mu rugo njyewe ninde sari kunzanira ibiti? Umugabo wakora iki cyangwa ukora iki? Nta mugabo ufite. Ubaye muri Kigali ushakisha gusa? Ntabwo wakwisubira Nyamasheke? Sangayo ndetse kandi nta mama nta na data ngirayo. Nasangayo. Kuri ubu icyifuzo cyanyu ni iki? Nibaturekure twitahire, nta kindi cyifuzo dufite. N'uwo dufite nawe ubwo yishwe n'inzara, wese ko nawe kumushakira icyo kurya ubu ngubu bari kubaho gute? Okay. Bivuze ngo bari kuri mwitahire umwana ntago azigera yiga? Baturekure twitahire, nimba nta bushobozi bafite nyine tubihorere. Wese niba baduhamagaje ngo tuze twandikisha abana ari nk'umushinga bazanye, ntabamara kugera hano ngo nibadufunge, ngo twamenya tubisobanura gute? N'ubushobozi muzabatangiza, ariko ntabwo bari kuduheza mu hano ngo baradufunze. Wowe wafunzwe sangahe? Ngiye ari saa 3 narimvuye gushaka gatoya wenda nakubaza aba baturage ubuse mwari bageze ku kagari nawe uhageze usanga hariho ingufu cyangwa aba baturage bafungiwe muri sare y'ibiro by'akagari. Uko ubwo umuntu ahageraga nasanze umunyerondo w'umugabo w'umusaza yicaye aho ngaho n'inkoni, ndetse masanga n'undi munyerondo w'umukobwa we nta kintu yari afite. Yego. Ariko yambaye iniforume. Mbanza kubabaza ariko se koko aba bantu bafunzwe? Yego. Barambwira bati bafunzwe koko kubera ko abana babo ngo batiga. Ati gitifu atubwiye ngo tubarebe. Gitifu ari yese yagiye.
njye nagerageje guhamagara nimero y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ntabwo iri gucamo. Ariko ikibazo nibaza ni kimwe, ntabwo dushyigikiye ko abana bashobora guta amashuri koko ku mpamvu runaka. Ntabwo umwana w'u Rwanda ari uwo kuba atiga uyu munsi wa none. Yego. Ariko nanone ubushobozi bwo kuba uwo mwana atabasha kwiga kuko imbogamizi ababyeyi bagaragaza zirahari. Icyo ubuyobozi bwakagombye kubafasha, bwakagombye gufasha abana badafite ubushobozi bwo kwiga kandi bafite ubushake bwo kwiga, bakexonera ibyo bakabaye babazwa n'ikigo, ubuyobozi bakabafasha, leta n'umubyeyi. Ariko noneho gufata umubyeyi ukamufunga ngo kuko umwana watiga, ahubwo noneho wa mwana nibwo agiye ku ishuri cyangwa ahubwo agiye kujya mu muhanda mu buryo bweruye. Nyina arafunzwe, umwana niyicwa n'isonza arajya kwiba cyangwa atajya mu muhanda. Aho ngaho ntabwo ushobora gufata ikibazo kimwe ngo gikemuze ikindi giteza ikibazo kiremereye. Ndashaka kujya wongera akantu gato ngusomera. Mu mwaka wa 2023 ubwo abadepite bagize komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside bari bateranye, basabye inzego zishinzwe uburezi gukaza ibihano ku babyeyi batubahiriza inshingano zo kujyana abana ku mashuri. Bakaba barabigarutseho nyine ubwo uwari minisitiri w'uburezi ni Dr Uwamariya Valentine bari bari kuganira nawe ku isesengura rya raporo y'ibikorwa by'iyo komisiyo ni ibikorwa bya 2021-2022 byateganywaga kuzakorwa nyine 2022-2023. Akaba ari raporo yari yaragaragaje ko ibibazo biri mu burezi birimo ikibazo cy'uko abana bafite ubumuga batabasha kubona uburenganzira bwo kwiga, ariko akaba harimo n'ikibazo cy'abana batamashuri ababyeyi babo babibazwe. Wowe wafunzwe sangahe? Haraho minisitiri Uwamariya yagaragaje ko kudashyira mu bikorwa ibihano ababyeyi bihuza inshingano zo kurera bikaba byari bikomeje gutiza umurindi ikibazo cy'abana batamashuri, abandi bakajyanwa mu mirimo itandukanye. Akaba yaravuze ko bigoranye gushyira mu bikorwa itegeko rihana ababyeyi bihuza inshingano zo kurera, by'umwihariko izo kujyana abana ku mashuri. Ariko akagira ati itegeko ryarasobanuwe cyane cyane ko ku bashinzwe uburezi mu turere, ariko ntibinabujijwe ko abagomba guhanwa. Dukwiye gutangira kubishyira mu bikorwa, ariko impamvu zimwe zinagoye nuko akenshi aba ari ababyeyi babo babakuye mu ishuri. Ati tugiye gutangira gukorana n'izindi nzego kugira ngo dushyiremo imbaraga kugira ngo itegeko rikore icyo ryatorewe. Ikindi ni ukumenya gukurikirana icyatumye umwana ava mu ishuri kugira ngo haboneke n'uburyo bwo guhana. Muri rusange ndashaka kukumvisha yuko utaragera kure ibihano biri uko uhereye ku cyo usorejeho, habanze harebwe icyatumye umwana ata ishuri. Hanyuma mu byo umbwiye harimo igifungo twumvishemo. Igifungo gishobora kuba kirimo kuko itegeko ntabwo ariryo nasomye inkuru, ariko itegeko ryo rigombe kuba rihari riteganya igifungo. Ntabwo nashyigikira umubyeyi ushobora kwihuza inshingano zo kuba atajyana umwana ku ishuri. Ariko wabanje kubanza kumenya impamvu uwo mwana atari kujya ku ishuri. Icyo nicyo cyakagombye kuba kiherwaho mbere yo gufata umubyeyi ngo umufunganye n'umwana. Gufungira mu kagari nabwo wenda nibyo twanagarukaho, no gufungira abantu mu kagari. Noneho gatatu ugafungirwa ahatemewe. Uyu munsi wa none reka tubare ko wenda Imana yabigenje neza. Uyu mwana ntabwo yishwe n'umwuma ngo abe yagwa hariya muri iriya gereza, hagize upfiramo hariya. Gitibo bifite uburenganzira mbere na mbere bwo gufungira umuturage mu kagari. Ubwo burenganzira arabufite? Oya, ntabwo abufite bwo. None nimba atabufite, urumva atahonyoye nkana uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'ubw'umwana icyarimwe. Ubwo se nibwo ashyizeho uburyo bwiza bwo kugira ngo uwo mwana ajye mu ishuri.
papi cyangwa afashe uzabisesengura mu kiganiro ibivugwa ariko gato hari ibyo wambwiye ngo aba babyeyi batangiye kugemurirwa bigaragaza ko koko bafunzwe, ibyo byo ubivugaho iki? Niko bimeze koko cyangwa niko bimeze kuko wonge mavuye hari umwe mu babyeyi umaze kuzana ingero. Wewe wafunzwe sangahe? Niko kuri da ngiye mavuye amaze kuzana. Ubuse mwari azanye iki? twariye ryari se n'indaro kutuzanira rwose akavanga kameze neza n'akazi ku ruganda ntari bwamamariza aha. Nizere yuko tuza kubibona mu makuru ku buryo burambuye ukaba wabikora. Ndabiza ko nibereye kuri terese. Abadukurikira ubwo namwe murabyumva, ntimuze gucikwa n'amakuru ya BTN ku buryo burambuye ku isaha ya 3:00. Ubwo iyi nkuru nayo iraza kuba igarukwaho. Urakoze cyane. Murakoze cyane.